ndabasuhuje mwese mukurikiranye Ubugingo Online TV. Twishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Uyu munsi muri kumwe nanjye Ana Afia Umunezero. Tukaba twagiriwe amahirwe, twaba turi kumwe na mwene data nawe nabibwire. Nanjye nitwa Moise niyo bugingo, murakoze. Imana iguhe umugisha. Amen. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'abasore cyangwa se inkumi bifuza kurushinga. Turi bubone inama zigirwa abantu bifuza kuzarushinga mu gihe kizaza. Mbere y'ibyo rero ko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe. Turakwinginze ngo ubwo duhaye akanya ko kuganira ngo bane natwe, kandi ikiganiro cyose kiyoborwe nawe. Mwuka wera aho umugisha kandi abane natwe abo bose bakurikiranye. Data mwiza, turakwinginze ngo ubumvishe kandi ubasobanurire, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tubahaye ikaze rero muri kino kiganiro. Uyu munsi ndagira ngo mbabaze ibibazo abantu b'abasore cyangwa se b'inkumi bibaza cyane cyane iyo bari hafi yo kurushinga cyangwa se babitekereza. Mbese umuntu w'umusore uri hafi yo kurushinga, ni ibiki by'ibanze agomba kuba afite? Ni igiki gikenewe cy'ibanze agomba agomba kumuranga nk'umusore? Rakoze. Umusore kugira ngo ashake, ubundi nahera ijambo ry'Imana ritubwira iki? Imana niyo yashyizeho uriya umushinga w'urugo. Ni plani y'Imana. Imana niyo yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Kuko Imana yabonye ko umuntu adakwiye kuba wenyine, ishyiraho gahunda yo gushaka. Uyu musore rero akwiriye kuba ari umusore witeguye gushyira ya gahunda y'Imana mu bikorwa. Akaba abyiteguye mu bitekerezo, akaba kandi abyiteguye no mu bikorwa. Kuko mu bitekerezo agomba kubyiyemeza. Kuko gushaka ni icyemezo umuntu afata, akaba yagitekerejeho atagihubukiye, bidatewe nuko hari abamusunitse cyangwa se abamuhase kubikora, ahubwo bitewe nuko yabitekereje, yujuje igihe, ndavuga imyaka, kandi afite intumbero y'icyo gikorwa. Rero agomba kuba yiteguye gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana kandi abyiteguye. Ikindi cya kabiri, agomba kuba afite n'icyo akora. Kuko burya umusore agomba kuba afite umurimo uzatuma abasha gutunga umuryango. Agomba kuba afite viziyo y'ahantu azerekeza uwo muryango. Ibyo byose bitangirira mu bitekerezo. Noneho akicara bitamutunguye. Ntabwo ari igikorwa umuntu agomba gukora kimutunguye, ahubwo ni igikorwa ugomba gutegura, nubwo utagomba kugitindamo ngo urinde usaza. Ahubwo ni ibintu ugomba gutekereza, ukabisengera. Kuko niba witegura gushaka, ugomba gusenga, navuga nk'inshuro ebyiri aho wasengaga. Kuko ntabwo urugo ari imikino. Numva ari icyo navuga kubirebana. Ni ukuvuga ngo baba bakeneye kugira Imana ndetse n'umurimo. Urakoze cyane. Icya mbere ni ukugira Imana muri wowe. Kuko nk'uko nakubwiye, ni umugambi w'Imana gushinga urugo. Rero igihe ubigiyemo utabifashijwemo n'Imana, cyangwa se udasaba Imana ngo ibigufashemo, bizakugora. Ni inyambere, gira Imana nyambere muri uwo mushinga, kuko ni nayo nyiri umushinga. Noneho nurangiza ugire n'umurimo, ugire icyo ukora kizatuma abasha gutunga umuryango. Ibyo ni ukuri rwose. None se abasore cyane cyane usanga bagiye gushakana, ariko ugasanga ntibakundana. Mbese urukundo ni ikintu cy'ingenzi ku bantu bagiye kubana, cyangwa se kubana urugo ni ikintu nyine umuntu ashobora kubamo ukabimenyera mwamukundana cyangwa mudakunda? Mbese urukundo ni ingenzi ku bantu bari hafi yo kubana? Navuga ko igihe urukundo rutarimo ari ingorane. Kuko ibintu cya kintu twavuze mbere cyo kugira Imana nyambere. Imana ni urukundo. Igihe rero udafite Imana, nta rukundo ufite. Igihe udafite urukundo, ntabwo washyize Imana nyambere. Kandi noneho wa mukobwa mugiye guhura,
mugiye kubana mwarerewe ahantu hatandukanye mwakuriye mu bintu bitandukanye mufite n'ingeso zitandukanye ibyo rero bituma mugomba kugirana urukundo kugira ngo mubashe kubana no kwihanganirana mu ngeso zidahuye mu mico idahuye rwa rukundo rwa rundi tudakunda abo tuvindimwe cyangwa n'urukundo rwihariye urwo ni urukundo rwihariye ni urukundo rwihariye kuko ni urukundo ugomba gukunda umuntu nakwita ko yari rubanda none ahindutse uwawe kuko Bibiliya tubwira ko umugore ari igufa ry'umugabo none rero mubaye umwe sibyo yari rubanda ariko araje mu bumwe uwo muntu rero mubaye umwe Bibiliya tubwira ko ugomba kumukunda nk'uko wikunda rero igihe udafite urukundo bizakugora murakoze cyane none ndumva icyo kirumvikanye hari abantu nkatwe turi abadventiste b'umunsi wa karindwi usanga abasore bamwe bashobora kujya gushaka abakobwa cyangwa se inkumi mu yandi matorero mbese ni byiza yuko umuntu yashaka umuntu badahuje idini birakomeye nakubwira ngo ubundi ntabwo byari bikwiriye ko umuntu ashakana n'umuntu badahuje imyemerere ariko niba byabayeho bikaba bikubayeho nakubwira witegure ko ugomba kuzabyihanganira witegure ko bizakuvuna kuko reka nguhe urugero niba ujya gusenga tujya gusenga noneho njyewe wowe ukaba ukunda gusenga ngewe umusore ushatse ntakunda kujya gusenga umunsi wo kujya gusenga nugera wowe uzitegura kujya gusenga ngewe nitegure kuryama urumva bizaba bihabanye ikindi nzitegura wenda gusohoka cyangwa kujya kubyina kandi wewe witeguye kujya mu masengesho urumva ikinyuranyo kirimo inama rero nakugira nuko cyangwa nagira abadukurikiye abakobwa se n'abahungu nuko icyaba cyiza nuko washaka umuntu muhuje imyemerere ariko igihe bibayeho kuko nabyo birashoboka nta nubwo nacira urubanza uwo bibayeho igihe bibayeho nakubwira ngo ugomba kwitegura kwihangana birenze uko wari usanzwe wihangana kuko uzahuriramo n'intambara nyine z'uko kudahuza rero ni uguhagarara ushikamye kugira ngo uzabashe guhindura uwo muntu kuko nugira amahirwe hari benshi tuzi hari benshi bibaho ugomba kumwerera imbuto iyo umwereye imbuto ukanihangana ageraho agahinduka ni kenshi usanga abasore cyangwa se inkumi banga gushaka abo mu itorero bahuje kwizera bakavuga ngo reka twishakire uwo hanze nzamuhindura mbese kuba umuntu yahindura undi ijambo ry'Imana ryabivuze iki mbese ni ibintu byoroshye kuba nashaka umuntu nkashaka umusore tuvugeho hanze tudahuje kwizera ariko kuko namukunze rwa rukundo nyine twavugaga nkavuga ati ngenda ndashaka kuzamuhindura ati nzamuhindura mugira umudventiste umunsi wa karindwi mbese ibyo bintu biroroshye bihira benshi guhindura umuntu ntabwo ari umurimo wawe guhindura umuntu ntabwo ari umurimo wawe ni umurimo wa Mwuka Wera iyo twigisha abantu n'inama duha abasore ntabwo tubabwira ngo mujye gushaka abantu badahuje kwizera sibyo oya kubera ko tuvuge twe uri umudventiste nushaka umumizirima umwisilamu azajya gusara wowe nawe ujye mu isabato nushaka umugaturika azajya ajye gusoma ishapure wowe usange urimo uravuga iby'isabato urumva ibintu bizaba bihabanye rero inama nakugira cyane n'abandi nuko utagomba kubigira umugambi ngo uvuge ngo nzashaka umuntu muhindure guhindura umuntu se wabishobora wowe uri iki wahindura umuntu Umwuka Wera niwe uhindura umuntu ahubwo iyo niyo mwakundanye mukaba mufite rwa rukundo naze mu idini yawe cyangwa wowe umusange mu idini ye niba ari byo mwashatse ariko ubundi icyari cyiza nuko mwaba muhuje igihe rero mudahuje niho haba izantambara ariko ibyo guhindura umuntu byo ntabwo ari umurimo w'umuntu n'uwaba yashoboye kumuhindura cyangwa akabona yahindutse ntabwo ari we wabikoze wewe wera imbuto ubundi Mwuka Wera
akaba yakora umurimo we. Sinzi niba icyo kibazo tugiye kugitindaho cyane, ariko nashaka nongere mbazeho akantu. Mbese uvuze akantu kahita gatuma ngira ikindi kibazo. Nese kuvuze ngo umusore ashobora kwemera kuza kunsanga cyane nanjye nkamusanga mu idini ryiwe. Aho ngaho si ubwo kuko umuntu abahindutse by'ukuri ko n'ubundi abaje azanywe n'iki nanjye tutanga urugero. Ubwo se ibyo nabyo biremewe kuko ashobora kuza tugakora ubukwe rwose mu Badventiste, ariko twahagera mu rugo ugasanga ya myumvire n'iki ni ibintu bihabanye cyane kuko impamvu iba yamuzanye iratandukanye. Kuri iki cyo nakivugaho nuko nkuko nabikubwiye ndabisubiramo, ntabwo ari wowe uhindura. Uwo muntu niba yemeye kuza araza abatizwe ajye mu mahame, sibyo? Buriya niyo urahiriye ibintu uba wishyize wowe umutwaro. Igihe rero yemeye kuza, ibindi biharire Mwuka Wera. Niba azakomereramo ni kimwe no kudakomereramo ni kimwe nuko n'uwabivukiyemo yabivamo. Niba yemeye kubizamo, ubundi se ugira ngo guhindura idini biroroshye? Ariko niba yemeye kurihindura akaza agukurikiye, niba yagukunze arakunda n'ibyawe byose, arakunda n'idini ryawe, akunda n'ababyeyi bawe, ibyawe byose arabikunda. Rero wowe niba yemeye kuza, vuga uti amata bya amavuta, ubundi ibindi biharire Mwuka Wera. Ngo nimba umusore afite Imana cyangwa umukobwa azabanza yigisha uwo bafiyansanya iby'Imana niba badahuje idini, noneho aze kuko twabonye ko ikintu cy'ingenzi umusore agomba kuba afite ni Imana bwa mbere. Ikindi kibazo dukunze kwibaza nk'abasore cyangwa se abantu bateganya kuzashaka mu gihe kizaza, kuko abantu b'abasore ni ngombwa. Mbese inkwano ni ngombwa kuko usanga inkwano ababyeyi babitindaho, ugasanga bimwe bishwanishije umusore n'inkumi. Inkwano ni ngombwa, ni ingenzi. Inkwano bundi ni iki? Inkwano ubundi ni ishimwe ry'umubyeyi. Yaba Bibiliya itwereka ko ba Isaka babakwereye. Inkwano ni ingenzi, icyo igisubizo ni ingenzi. Noneho rero ikibazo cyabaye aho ubu ngubu inkwano yabaye ikiguzi. Inkwano ntabwo ari ikiguzi. N'ababyeyi bifuza nababwira nti ntabwo umukobwa bari itungo ku buryo bajya kumuciririkanya, murampa miliyoni, oya turaguha igice cya miliyoni, oya bikaba mbese nkaho uri kugura, sibyo? Aho ni naho iyo umusore wamugoye cyane hari n'igihe agera akavuga ati narakuguze, barampenze, nawe ugomba gukora ukagira gute, sibyo? Inkwano rero ni ingenzi, ariko inkwano ni ishimwe ry'umubyeyi ko yareze neza. Kera ndavuga kera ubwo mu myaka itari yacu, ubundi batangaga inka. Iwacu mu muco iyo umuntu yabaga aguhaye inka yabaga ari ubutunzi bwinshi aguhaye, sibyo? Kuko hari n'igihe niyo wanabyaraga bongeraga bakaguha n'indi, gutyo kugira ngo bagutunze nawe utangiye urugendo nawe utunge. Ariko ubu hazamo amafaranga, hakazamo narakwigishije, hakazamo narakureze, ugasanga bibaye ikiguzi. Noneho umubyeyi akifuza, ariko hari n'abasore uretse n'ababyeyi bifuza, hari n'abasore badashaka gukwa, bakagira ngo tuzamujyanira furi. Oya, ababyeyi nibareke kwifuza ku bakobwa babo, kandi abasore nabo be kumva yuko batagomba gushima, ahubwo bagomba gushimira umubyeyi wareze umwana, bagatanga inkwano. Inkwano si ikiguzi, ahubwo inkwano ni ishimwe bihabwa umubyeyi ko yareze neza. Reka rero habeho magirirane y'ababyeyi be kwifuza n'abasore be kumva ko bazajyana umuntu badakoye. Ibyo ngibyo birumvikana rwose, murakoze. None se iyo umuntu amaze gushaka ni ngombwa yuko akomeza gufasha ababyeyi be, kuko nawe aba afite urugo rwiwe atangiye, sibyo? None byaba ari ngombwa ko akomeza gufasha ababyeyi? Umubyeyi arahamagaye, ngize ikibazo, ngize iki, mbese ni ngombwa ko akomeza kubitaho ukuntu yajyaga bitaho mbere? Mwatugira ihe nama? Ababyeyi, umubyeyi wawe iyo washatse aguma ku umubyeyi wawe, ariko kandi umubyeyi umufiteho uruhare nk'umubyeyi wawe, sibyo? N'umudamu washatse cyangwa umugabo washatse nawe umufiteho uruhare nk'umuntu mwashakanye. Ni ukuvuga iki rero? Umubyeyi umufasha nyine
nk'umubyeyi nubwo utakiri kumwe nawe ariko ukamufasha. Kumufasha ntabwo bivuze gusenya urwo wubatse, sibyo? Kandi kubaka urugo nabyo ntibivuze ko umubyeyi umuta, sibyo? Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo babana akaramata, sibyo? Ibyo rero kuba warashatse, umugore wanjye ni nyina w'abana banjye, ni ukuvuga ni madamu wanjye, ubwo mufiteho inshingano nk'umudamu wanjye. Umubyeyi wanjye nawe mufiteho inshingano nk'umubyeyi wanjye. Ni ukuvuga ngo ntabwo umubyeyi wanjye azavuga ngo narwaye ngo nkumubwire ngo hoya ngo ni kumwe n'umudamu wanjye nibereye bize. Ntabwo umwana nubwo abashatse acika ku mubyeyi, sibyo? Kandi niyo wakuze umubyeyi ahora ari umubyeyi wawe. Numva rero buri wese umufiteho inshingano, kabone nubwo umufiteho inshingano zitandukanye, ariko buri muntu wese umufiteho inshingano. Murakoze rwose. None se ko abantu benshi bakunze kuvuga yuko urugo ari inshingano ikomeye kandi aba ari ishuri umuntu atangiye rizabaho ibihe byose, kandi ikintu ugiye kujyamo bwa mbere biba ari byiza yuko ubanza kukiga ukamenya ibyacyo. Mbese abasore bakura hehe inama z'iryo shuri? Urugo ni ishuri nk'uko bivuga Ana, kandi ni ishuri rikomeye. Ni ishuri, reka mubwire ikibazo cy'iri shuri cyangwa ibyiza byayo. Ni ishuri graduation iba ku munsi wa mbere, aho kugira ngo habeho bimwe twita orientation bakubwira ati bigenda gutya ahubwo hahita habaho graduation, abantu bagaselebratinga, abambaye bakambara, bakaguha impamyabumenyi, impamyabushobozi mbere ukinjiramo, sibyo? Utaramenya niyo bijya niyo biva, utaramenya n'umuryango, utaramenya n'ubwiherero, utaramenya n'igikona aho kiri. Iri shuri rero niho nakubwiye bwa mbere ko rihera mu ntekerezo. Umuntu akaba akitegura mu bitekerezo, akagira Imana nyambere. Iyo wagize Imana nyambere, Imana izagufasha kwigira ishuri, kuko ni ishuri ritarangira, ntabwo rirangira n'ubuzima bwawe bwose. Rero aho wakura inama ni ukuganira n'Imana. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo inshingano y'umugabo ni iyihe? Ni ugukunda umugore we, ni ugukora. Iyi nshingano y'umugore ni ukuganduka. Ni ukuvuga igihe wagize Imana nyambere, uganira na Bibiliya, ijambo ry'Imana rikakwigisha uko umugore yitwara, uko umugabo yitwara. Noneho beside y'ibyo uganira n'ababyeyi. Ababyeyi bawe nibo bajyanama bakurikira Imana. Ikindi, uganira n'abantu bashatse, ukababaza se ko mfite iki gitekerezo, nkaba nifuza gushaka, nkaba narabonye fiance, bigenda bite, nzabyifatamo gute? Ari igihe rero utaba open, wowe ukagumana ibintu utekereza muri wowe gusa, ugasanga bizagucanga, kandi umutwe umwe wigira inama yo gusara. Murakoze cyane. None se ko hari abantu bashakana nko kundi twabitangiye tuvuga iby'urukundo, ko bagomba kuba bakundana, ariko uko iminsi igenda ihita cyangwa se imyaka bamaze kubyara, urumva baba batangiye kubyibuha no gusaza, barahise rwa rukundo rufitanye rukagenda ruyoyoka. Mbese biterwa n'iki? Icyambere, buriya urukundo iyo barimo bateretana, tubivuge mu mazina yabo, iyo barimo bateretana, baba bavuga imitoma, baba bavuga amasezerano, baba bagira gute, nzakugira gutya, nzakugira gutya. Noneho rero biba bisa naho uri gufumbira ururabo. Iyo ufumbira ururabo rero rugeraho rugakura. Iyo mwakoze mariage ururabo ruba rwarabije, rwazanye indabo, rumeze neza. Iyo utagumye kuruvomerera ruraraba. Iyo rumaze kuraba rero ikibaho niki, ruruma. Ni ukuvuga ngo urukundo rukomezwa no kwizerana, kandi no guhora uruvomerera. Niba umuntu arakubwira agashera ishushu, ahantu iswiti n'ibiki byose n'amasezerano, noneho yagera mu rugo ntabikomeze, ahubwo agatangira akaguhamagara nyirakanaka vayo hano, kandi imbere yakubwira agasheri umeze ute, ibintu gutyo, urumva byahindutse. Rero ni ukuvuga ngo byende wamubwiraga bikomeze, gumya uvomerere, niho uzasanga musazanye urukundo ahubwo rwaramaze kogera, rwaramaze kuba runini. Ibyo rwose ni ukuri murakoze. None se ikindi kibazo misengera,
iyo umuntu mu rugo rwe ahuye n'imbogamizi nk'ibyo byose nyine urukundo rukagabanuka cyangwa uko wari umuzi ugasanga kandi mwari mumanye igihe mukundana wamushaho ugasanga hari utuntu twinshi utari umuzi ugasanga harimo imbogamizi kuvuga nabi n'ibiki byose mbese umuntu yabyitwara amate mu gihe ahuye n'imbogamizi mu rugo rwe rushya igihe uhuye rero n'imbogamizi igihe uhuye n'ibintu bitagushimishije bikugoye ugomba kwihangana kubera ko mu rugo mbere ugitekereza gushaka hari ibintu ubutekereza buriya umugore azamesera anterera ipasi buriya umugore azantekera umugore buriya nta kintu nzongera kubura ubundi twiryamire nibyo musore abatekereza ariko hari igihe uhagera ugasanga birakugoye sibyo hari igihe uhagera ugasanga birakugoye ugataha ugasanga wenda yazindutse yigiriye nko mu kwezi cyangwa bimeze ari busy sibyo ugasanga ibyo watekerezaga birabuze muri icyo gihe rero igihe bimeze gutyo wahuye n'imbogamizi jya wihangana ariko hari n'ibyiza uzahura nabyo ugomba kwitegura kubyakira kuzabona umwana uzagira gute ariko igihe wabonye wabuze akazi igihe nta rubyaro ibyo bintu byose ugomba kubyihanganira niyo mpamvu ugomba kugira imana nyambere igihe utagize imana nyambere igihe utagize imana nyambere ikizakubaho ni iki ni uko uzasanga ingorane wahuye nazo mu rugo unaniwe kuzihanganira kandi si n'ingorane ziba mu rugo gusa wenda abantu batagira ngo ni ingorane ziba mu rugo gusa mu rugo haba n'ibyiza igihe wagize imana nyambere uzaba witeguye kwakira bya byiza sibyo kandi imana inabigufashemo uryoherwe nabyo n'igihe uhuye n'ingorane nabwo imana izaguha kwihanganira za ngorane mu gusoza rero twagira ngo tubasabe mugire inama abasore cyangwa se inkumi bategura kurushinga vuba cyangwa se mu gihe kizaza inama mu magambo make mushobora kubagira ni iyihe inama nagira abasore n'abakobwa ni ukugira imana nyambere noneho imana kuko Bibiliya iratubwira ngo urugo n'amatungo wabiragwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka ni ukuvuga ni umugore w'imico myiza uwo nguwo umuhabwa n'uwiteka igihe rero witegura gushaka tangira uwo mushinga usengere nyine uwo uzashaka noneho nunahura nawe hari igihe uhura n'umuntu ukavuga uti ntabwo ari uyu ibyo nasengeye ntabwo ari ibi ngibi kuko washyize imana imbere wa muntu uzasaba imana imuhindure kuko guhindura umuntu ni urugendo imuhindure wowe uzakora inshingano yawe yo kumukunda yo gushyira mu bikorwa inshingano yawe noneho ujya usaba na imana ko yahindura wa muntu ubundi urugo ruzaba uburyohe kuko urugo ni ijoro ritoya murakoze cyane imana ibaha umugisha bose muradufashije ndetse dushimiye abantu bose badukurikiranye ufite ikibazo ashobora kutwandikira kugira ngo ufite ibindi bibazo birenze ku bino twaganiye kugira ngo tubashe kumusubiza mu gusoza rero kandi tunabashimira reka dusabe umutumirwa wacu adusengere murakoze reka dusenge urakoze mana data wa twese uri mu ijuru tugushimiye amagambo tumaze kuvugira ahangaha kandi dusabira abazadukurikira kugira ngo bitegure kurushinga mu buryo wemera mu buryo bwemerwa n'ijambo ryawe kandi mwami abamaze kurushinga bafite ingorane nabo ubagenderere abatararushinga nabo bari muri izo gahunda nabo ujye ubaganiriza kandi ubahe inama n'inzira nziza kuko byose bituruka kuri wowe mu izina rya Yesu amen amen